kanizere ko umeze neza, natwe tumeze neza nubwo turi mu bihe bitoroshye byo kwibuka abatutsi bazize uko bavutse mu ntara y'uburengerazuba bwa Kongo. Nibyo angaha nkuko mubibona ari impunzi ndetse abavandimwe nabo bazindutse mu gitondo cya baje gukora urugendo rw'amahoro bibuka abavandimwe babo bazize uko bavutse. Nibyo niyo mpamvu turi hano ngo tumwampi ya Kiziba. Of course turi impunzi, twahunze kubwo ubwicanyi ndenga kamere bwakorewe ubwoko bw'abatutsi mu ntara y'amajyepfo muri Sud Kivu ndetse na muri Nord Kivu. Nibyo ni ku nshuro ya 22 bagiye kwibuka abo bavandimwe bazize uko bavutse. Nibyo turangaha murabona ko abaturage bari kugenda biyuganya kugira ngo baze gukora urugendo rw'amahoro kugira ngo bunamire abo bavandimwe babo bazize uko bavutse. Nibyo rero tugiye gukurikirana uko umuhango ugiye kugenda. Ahangaha duhagaze imbere ya komite executive y'inkampi ndetse n'amashuri ni imbere ya Kepra ndetse na College Amahoro. Niho urugendo rujye ruratangira ahangaha bamanuka bagere ku kiliziya cya Catholique, hanyuma bazamuke baza kumva ibiganiro biraza kubera kuri basket. Ibyo turaza kugira amahirwe kuganira na bamwe badusangiza ku mateka ndetse n'impamvu turanga turi impunzi. Murakoze. Inirazi from Kiziba, ndagushishikariza gukora subscribe kugira ngo uyigenda kurikirana bimwe na bimwe bibiranga mu nkampa ya Kiziba. Ngiro mahirwe guhura na mukuru wanjye ngo ayikaze kuri Irazi from Kiziba. Murakoze cyane. Abenshi nizere ko abantu benshi banzi, nitwa Edimo Rudatinya, ndi umukongomani ariko nakuriye hano cyane muri iyi nkambi. Twayigezemo 96. Naje kugira amahirwe kenshi yo kutayibamo, ariko kugeza kuri minota nagarutse naje kwifatanya n'abavandimwe bakuru banjye, ababyeyi banjye mu gikorwa cyo kwibuka abacu baguye mu bice bitandukanye, haba muri iki gihugu cy'u Rwanda kiducumbikiye, haba no mu gihugu cy'u Burundi, haba n'abaguye muri Kongo muri zanzira twanyuragamo turuguhunga. Ni igikorwa kiri kuba ku nshuro ya 22. Ni iki wabwira ku mwana mutoya ku mateka ya Kongo wabuzi make? Muri iki gikorwa turimo ubundi tuza muri 95, abenshi mu kwa 11 nibwo twageze mu Rwanda. Hajemo ibyiciro bibiri. Hari icyiciro kimwe cyagiye bagikibungo, abo bitaga ngo baratashye. Hari abandi rero badafite kavukire ko mu Rwanda bahise berekezwa mu nkambi ya Mudende. Icyo gihe nibwo haje kuzamo ikibazo cy'intera hamwe zari hafi aho za Kibumba, bari za Muja. Intera hamwe zaragiye hariya nyuma yuko u Rwanda rumaze kubohorwa n'inkotanyi. Abo rero baragarutse baza mu nkambi ya Mudende, bica abatutsi ku rwego nawe ubwawe utasobanura. Ubwo rero icyo gihe nicyo twibuka ababyeyi bacu bari muri iyo nkambi, ba sogokuru. Nkanjye personnellement hari sogokuru wanjye ubyara mama niho yaguye. Bivuze ngo rero nyuma yaho rero abanyamurenge bahungiye mu Igatumba, nabo ku butegetsi bwa CNDD-FDD abakiri mu ishyamba itarajya ku butegetsi, nabo urumva bari bafite gahunda yo kwica abatuye, kurangiza abatutsi. Nibwo basanze abanyamurenge nabo barabica mu buryo bwateguwe nka genocide. Ubu rero hano turi kwibuka n'abandi benshi baguye muri izo nzira muri ubwo buryo. N'ubu ngubu kandi noneho turabizi neza ko murabizi biri kubera Iminembwe, aho AFC M23 itarabohora, nabo bari kwicwa. Ariko turashima cyane leta y'u Rwanda ko icyo kintu yagihagaritse mu Rwanda. Nta muntu ugipfa, nta mututsi ugipfa uko yishwe cyangwa bifite ubundi buryo wenda agenzemo. Kandi tugashima cyane n'icyama cya AFC M23 kugeza kuri uyu munota kiri gushakisha uburyo twebwe twasubira iwacu. Edimo, uraza kumbwira niki wabwira ku rubyiruko cyangwa se niki wadukumbuza hariya muri Kongo? Icyo nabwira urubyiruko, igihugu kiri kuboneka. Bibaye byiza rero mwaza tugafatanya n'abandi bari harahirya tukabuhura, tugakura ababyeyi bacu hano, kuko ntabwo uzafata
umusaza ungana na data aba ari ushyira imbere ngo wowe utegereje kuzataha kandi ufite imbaraga. Turasaba aba bajene bose ndi kureba hano nibaze dushakisha uburyo ababyeyi bacu tubakura muri izi nkambi. Murabizi mu Rwanda dufite inkambi zigeze muri 6 zicumbikiye ababyeyi bacu. Nta kindi dukora rero usibye gushakisha uburyo dufatanya n'abatekereje kujya imbere urugamba bakarwana kugira ngo natwe tubure ko aba babyeyi bacu babavumira izi nkambi. Niki wabwira ko umwana wagira amahirwe kujya mu gihugu cya gatatu ukamubigira igihugu cya Kongo ni igihugu kimeze gite? Buriya rero nta gihugu cyiza kibaho nka Kongo iwacu. Buriya nabara bari muri Amerika, bari Canada, Swede, France n'ahandi ntago bari mu gihugu cyabo. Urumva nawe bivuze neza ni igihugu cya gatatu, mu gihe igihugu cya mbere nicyo niwo mubyeyi wawe. Rero ntago numva uburyo wowe wajya gufata igihugu cya gatatu ukigereranye n'igihugu cyawe cyakubyaye. Niyo bavuga ngo pays natal, Abafaransa bivuga neza. Rero abo ba mu mahanga ni mubeyo pe muhahe, ariko mwibuke ni wanyu. Mwibuke neza ko dukeneye umuhanda uva Goma ujya Rucuro. Mwibuke neza ko dukeneye umuhanda uva Goma ujya Masisi. Dukeneye umuhanda uva Bukavu ujya Uvira ujya Minembwe. Mukore cyane ndetse turasabwa ikirere nk'urubyiruko turi hano mu nkambi ya Kiziba. Ikintu namaze kubona hano mu nkambi abantu benshi n'urubyiruko bishyizemo ko Amerika bishyizemo ibihugu byo hanze. Ntago abenshi muri generation zanyu batekereza ko igihugu Kongo ari bwo buzima dufite ejo. Bo barumva ko kujya Amerika bya Swede ari bwo buzima. Nk'ubu ngubu naguha urugero hano muri iyi nkambi ya Kiziba hano duhagaze, abafite amadosiye yo kujya hanze barumva barakerewe ngo Trump. Ako buriya ngende ndugira inama Trump, namubwira ibyo bintu akaba nabihagaritse tugasubira iwacu, tujye iwacu, kuko ntago uzambira ngo bahati ari kubaka igihugu ariko akeneye amaboko yacu. Makenga akeneye twebwe, nitwe keneye. Ntago none se hari hamumariye iki kuhaba wenyine, ariko duhari turi kumwe nawe urubyiruko tukabana nawe akajya kubwira ngo jyaha. Niba ngiye ndigoma akantuma ngo jya Irumbisha, akantuma akambwira ngo gikarembe. Urumva ko arashaka ko twebwe ntago akeneye ubuse ubutaka nikize, ariko ashaka twebwe urubyiruko. Akeneye ba nyina wabo, base wabo, bande barumunabe, arabakeneye kugira ngo tujye hariya, kuko ahantu hatari buriya hari ibintu bibiri bigaragaza umutekano w'ahantu. Icya mbere n'abaturage, icya kabiri inka. Buriya ahantu hari inka haba hari umutekano, ahantu hari abantu haba hari umutekano. Rero twikomeza kuba muri ubu buzima dutegereje bya bihumbi bingahe baduha hano mu nkambi hasere. Ngiye nakoze muri PFR, nari umunyamategeko, ariko narakaretse. Ndavuga ni ayo mafaranga bampa hana hariya nayabona, nejo nzayabona, nejo bundi nzayabona. Naragiye ndanashimira cyane n'abantu bari hariya bari kudutekerereza, baradutekerereza. Murakoze cyane, nanjye ndabashimira. Urabona ko ni urugendo rugiye gutangira, murabona ko abaturage baragenda baza begeranya kugira ngo batangire urugendo rw'amahoro. Nibyo nabikubwiye, ni ku nshuro ya 22 turagenda twibuka abatutsi b'abakongomani bazi ko bavutse. Hari abapfuye bapfiriye Minembwe, n'ubu baracyari gupfa. Turahanira kwiyubaka ndetse duhana n'ubutabera bwo gutaha. Nibyo nangari mu nkambi ya Kiziba, ni mu rwego rw'igihugu niho bibukiye. Turi kwibuka abagiye bapfira Masisi, za Rucuro, ni henshi hose aho umututsi yakomeje gutotezwa nyuma yo mu Rwanda no muri Kongo yaratotejwe. Nibyo turi kwibuka rero duharanira ubutabera ndetse no gutaha. Nibyo ni urugendo rugiye guturuka no kuri College Amahoro rwerekeza kuri Kiliziya Katolike, hanyuma wakongera bakazamuka noneho bakaza gukurikirana ibiganiro birayibuze kubera kuri basketball ground. Nibyo tugiye kujyana namwe tubane muri urugendo rw'amahoro tuzirikana abavandimwe n'ubu bakirimo bayicwa uko bazira uko bavutse. Nibyo reka tujyane noneho, hanyuma turaza kugirirwa amahirwe yo kuganira n'abasaza dusangize ku mateka, dushimira na Edimo dusharinze amateka makeya yuko igihugu cyacu ari cyiza. Abwira bari hirya no hino bagira amahirwe kujya mu gihugu cya gatatu, abibutsa ko
aho bari ni igihugu cya gatatu ntabwo ari igihugu cya mbere. Igihugu cya mbere ni Kongo, atubwira ko tugomba kubakunda abari hirya no hino mu bihugu bitandukanye niba hahe, ariko bibuke ko hakenewe imisanzu yabo. Murakoze rero, Inirazi from Kiziba, ndakubwira kuri subscribe kugira ngo ujye ugenda ureba ibiganiro byacu bigiye bitandukanye. Ciao, tugende rukubera ahangaha mu nkambi ya Kiziba, bari kuva kuri koleje bamanuka berekeza ku kiliziya. Ni urugendo rw'amahoro binakubwiye, bagenda gahoro gahoro bibuka inzirakarengane zazize ko zavutse. Nibyo, reka tujyane. Urabona ko n'urubyiruko, aba bana batoya nta mateka bafite, ariko bagenda babyumva ibyagiye bibera hirya no hino, ari muri Sud Kivu no muri Nord Kivu. Nibyo katuze kujyana. Nyuma urabona ko baratuje. Insanganyamatsiko iravuga ngo twibuke twiyubaka, nyuma duharanira ubutabera ndetse duharanira no gutaha. Tunashimira AFCM 23 ikomeza kudushakira amahoro kugira ngo tuzagire ejo heza, baduhereza igihugu. Nibyo n'urugendo ubu tugeze ku soko twakwita rishyashya, tumanuka turenze kuri depo, tugenda mu mutuzo, tuzirikana abavandimwe bagiye baziraho uko bavutse. Mu mateka make mfite nuko bazize uko bavutse nyuma yaho abakoze jenoside yakorewe abatutsi hano mu Rwanda bageze no muri Kongo, nabo bagatsemba umututsi muziza ko yavutse. Of course urumva ni amarira, ni ishavu ku bana bashobora ko baravuye muri Kongo badafite ababyeyi. Wumva amateka ko bagiye bazira ababyeyi babaze uko bagiye bavuka. Nibyo, niyo mpamvu nyine twitwa impunzi z'abakongomani. Ni hirya no hino impamvu zose bari kwibuka, ariko igikorwa nyamukuru cyabereye ngaha mu nkambi ya Kiziba. Katujyane rwose, hanyuma nawe ahuri, waba uri muri Amerika se cyangwa muri Finland cyangwa uri mu Faransa, uwo uri mu gihugu cya gatatu, wibuke ko igihugu cya mbere ari Kongo. Murabona ko nk'uko bandolero ibivuga, iravuga ko remember struggling for justice and preparation in our country DRC. Twibuke twiyubaka duharanira ubutabera ndetse no gutaha. Nibyo turishanga, dukumbuye iwacu muri Kongo. Anga turi si iwacu, ahubwo ni ishyanga twabivuga nk'uko n'uvuga turi ku gasi. Umwana w'ubu ngubu akura atazi uko igihugu cye kimeze, ariko twifuza ko tunashimira General Sultan Makenga uharanira ubutabera bwacu, hanyuma bakifuza ko twajya mu gihugu cyatubyaye. Urw'agashinyaguro, aho umubare munini w'abatutsi muri Kongo ari inshike, ari abapfakazi, ari imfubyi, nyamara nta cyaha na kimwe bigeze bakora uretse kuzira gusa uko baremwe, uretse kuzira izina Tutsi batigeze bahitamo, kuzira ubwoko batahanze. Yego, nibyo urabona ko barimo baragaruka bava kuri kiliziya mu rugendo rwahereye hano, uko nabikubwiye kuri koleje Amahoro. Barimo barazamuka rero berekeza aho bagiye kumvira ibiganiro ndetse n'amateka y'igihugu cya Kongo. Nibyo nk'uko ni ingeri zigiye zitandukanye, abana, abakecuru, abasaza ndetse n'ababyeyi. Urabona ko barimo n'abayobozi ba HCR baje kwifatanya na bamwe mu baturage babo, bagira ati mukomere, mugire icyizere cy'ejo hazaza, hanyuma namwe mukomeze kuba mwakwiga. Nibyo nabikubwiye,
kwibuka ku nshuro ya 22 abapfire za Mukoto, za Mushaki, za Burungu, za Masisi, za Bunagana. Ni henshi aho Mututsi yakomeje gutotezwa azira uko yaremwe. Nibyo amateka twumva uko abakoze amahano mu gihugu cy'u Rwanda aribo bakomeje kuyakora mu gihugu cya Kongo. Nibyo rero maze kwibuka twiyubaka ndetse duhanira n'ubutabera no guta. Niyo nsanganyamatsiko y'uyu munsi niko imeze, twibuke twiyubaka duharanira ubutabera ndetse no gutaha. ni ukugira ngo byibuze abashobora kuba bavuga ijwi ryabo rikagera kure, abashobora kuvuga rikijyana, imiryango mpuzamahanga ireberera inashinzwe uburenganzira bwa muntu yongere itekereze, yongere yibuke izina Tutsi, ubwoko Tutsi bukoresha ururimi rw'ikinyarwanda muri Kongo, aho kugeza n'ubu ubwo isi igenda itera imbere, ubwo isi ikataje, ariko muri Kongo baracyarya imitima y'Abatutsi bene wacu. Aho kugeza ubu niba inyamaswa ifite agaciro, inka wiguriye utabasha kuyiragiza inkoni nk'uko bikwiriye, ariko ubwoko Tutsi muri Kongo baracyari hasi y'inyamaswa. Bityo rero ni umunsi w'akababaro, ni itariki twibukaho, ni itariki tuzirikana, ni itariki dushengura, ni itariki twibutsa ko imyaka 30 ishize twaravukiye hano. Mu gihe abo tunganya imyaka bazi akagari, umurenge n'ikindi, ariko twebwe tuzi amakaritiye n'amavirage. Ni akababaro, ni intimba ikomeye, ni igisebo cy'indani kidakira, kitazigera kinakira Umututsi atarabona agaciro. Ngira ngo rero insanganyamatsiko y'uyu munsi ijyanye n'itariki y'umunsi, turibuka, turiyubaka, turiyubakira ku gisi. Dufite iki duhera? Kongo yatubyaye, yaraturetse, Afurika yatwibarutse, ntitureba, isi muri rusange nta jisho na rito itureba. Turababaye, turashavuye, turashengutse, imyaka 30 turebererwa, dukorerwamo, nyamara isi iracyarebera. Turibuka rero, tuniyubaka, ariko turashaka ubutabera bw'abacu kandi turashaka gutaha iwacu. Imyaka 30 turarambiwe kwitwa impunzi, turarambiwe kwitwa impunzi. Turashaka kugira uburenganzira natwe, turashaka kwitwa abanyagihugu, turashaka gusubira kuri gakondo, turashaka kwicara ku butaka bwatubyaye, hahandi data yavukiye na sogokuru akahavukira. Hari ahantu turashaka, hari ahantu turahifuza, nk'uko umwana yifuza ibere rya mama we. Turashaka iwacu, turashaka gutaha. Cyangwa mu gihe buri wese agenda ashyika mu byicaro, cyangwa se agera mu byicaro, turaza gukoresha igihe neza, ariko turashimira abashyitsi baje kwifatanya natwe.
baje kuduhumuriza no kudufata mu mugongo no kutwibutsa ko tutari twenyine. Turabashimira cyane, turabashimira by'umwihariko. Imana ijye baduhera umugisha. Ngira ngo nibamara gushyika mu byimbo n'ibyicaro rero turatangira igikorwa nyirizina, bityo bigende neza. DJ unyemerere tugendane muri bwa buryo butuje kandi bworoheje. ngo aho amasaha ageze twatangira, bityo abashyitsi bari bugende baza kwifatanya natwe. Abataragera ngaha nabo baragenda baza. Ngira ngo rero nongere nibutse barumuna banjye n'abashiki banjye batoya ko uyu munsi ari umunsi usigasiye amateka akomeye kuri twebwe nyirizina, ntabwo ari ku bandi, kuri twe ba nyir'ubwite nk'impunzi. Iyi ni itariki yaje gutoranywa hadashingiye ku kindi kuko uruhererekane rw'imyaka myinshi abatutsi bicwa bahohoterwa n'igihe kirekire. Ngira ngo tugera aha ngaha ntabwo twari dufite uburenganzira n'ububasha duhabwa nk'uko turebererwa tunagenerwa mu rwego rwo kwibuka bene wacu. Iyi rero ni inshuro ya 22 twibukaho abatutsi bene wacu bakomeje kwicwa muri Kongo, bakomeje guhohoterwa urw'agashinyaguro. Ni imyaka miremire, uruhererekane rw'imyaka utabasha kwiyumvisha, guhera 64 umututsi abuzwa amahwemo muri Kongo, 69 batwikirwa, 71 batemagurwa hakoreshejwe intwaro gakondo, ntibashira kumena amaraso, birakomeza 96 tumeneshwa bene wacu bishwe urw'agashinyaguro. Kinshasa abatutsi bishwe nabi, gutwikwa mu mapine n'ibindi byinshi. Ntekereza ko uko twicaye hano ari umushyitsi n'umusango, tuzi impfu zagiye zibaho, ariko birakabije aho umututsi ubu ngubu kotswa nk'uko ihene bayotsa bagamije kurya umutima w'umututsi. Ngira ngo urwo ruhererekane n'iyo myaka yose nta rupfu rubaho umututsi uvuga ururimi rw'Ikinyarwanda ubarizwa muri Kongo atarabona.
nta rubaho. ngira ngo n'urukivu rero bene wacu barishwe, Mukoto barishwe, Ingongo barishwe, Nyanzare barishwe, Sud Kivu Byora barishwe, abahungiye i Burundi basangayo baricwa. Ubu ngubu dufite amahoro kubera ko turyama tugasinzira, turi mu gihugu cyiza. Ariko hano mu burengerazuba ku Gisenyi, i Mudende, hari imibiri ya bene wacu biciwe hariya, isi yose yebe. Ngira ngo rero reka twibuke twiyubaka, ariko nyaboneka turashaka gutaha iwacu. Munyemerere rero abadafite ingofero zigendanye n'akazi ka buri munsi, twese duhagaze dufata umunota umwe twibuke bene wacu, twibuke ko bafite agaciro, bityo birushaho kugenda neza. Murakoze kubyumva. Udafite ingofero igendanye n'akazi ke ka buri munsi, mu cyubahiro cyiwe ayishyire ku ruhande, bityo bigende neza. Murakoze. Murakoze. Agaciro k'abacu bazagahora. Bityo rero karakanya keza ko kwibuka abacu, ariko reka tunashimira Imana ko turi bazima kandi dufite umwanya mwiza wo kwibuka abacu. Pasiteri, akanya n'akanya. Reka twubashe Imana dusenge. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, no mu gihe cy'ibibazo uba uri kumwe natwe. Waraturinze mu gihe cyose tumaze kuri uyu musozi, uturindira umutekano binyujije mu gihugu twahungiyemo cy'u Rwanda. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turi hano rero twibuka abacu bazize uko bavutse. Turi hano kubera akababaro gakomeye k'abacu bakomeza kwicwa, ariko tuzi yuko utwitayeho. Turagusabye ngo unamure inkota, turagusabye ngo duhe igihugu cyacu tugisubiremo. Dukeneye kuba hano dufite uburenganzira bwuzuye, tutitwa impunzi. Ibidukorera kuri Imana ishobora byose, kandi twizeye ko twumvishe mu izina rya Yesu. Arakoze Pasiteri, kandi twizeye ko Imana yatumye tubaho tukaba tugejeje n'uyu munsi, iracyadufatiye iry'iburyo, iracyatureberera, kandi ngo yahanze ijisho ntajya ahubwo n'umuyaga. ngira ngo munyemerere nakire bamwe mu bashyitsi baje kwifatanya natwe, bityo badufashe gucana urumuri rw'icyizere, twe kujya twumva ko turiho nk'abazapfa ejo, twe kujya twumva nk'iyo tujyanye lettre de demande isaba akazi ugahura na ya ngingo ikubwira ngo usabwa kuba uri uyu n'uyu, atariho birangirira, ahubwo igihe kizagera natwe tukabaho.
babashiki banjye mufite urumuri rw'icyizere muregera hafi, bityo dutumire abayobozi badufashe gucana urumuri rw'icyizere. Regera hafi nawe. Yego. Murakoze, ngaho nimuduhe icyizere ko ejo n'ejo bundi natwe tuzaba turiho kandi twishyira tukiza. Baducanira urumuri rw'icyizere rero rugaragaza ko ejo n'ejo bundi izina Tutsi, ubwoko Tutsi bazishyira bakizana, kandi uburenganzira bugaragaza ikiremwa muntu uzatugeraho umugisha. Bashiki banjye mwongere mwakire murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Reka noneho twakire perezida ku ijambo ry'ikaze yateguye kuri uyu munsi. N'ikaze umuyobozi w'inkambi ya Kiziba, nyakubahwa uhagarariye polisi mu karere ka Karongi, nyakubahwa uhagarariye HCR mu karere ka Karongi, nyakubahwa uhagarariye RIB mu karere ka Karongi, nyakubahwa mwaje muhagarariye delegation na komisiyo kwibuka, bafatanyabikorwa. Nibyo ngira amahirwe yo kuba nabona umuvandimwe two twaganira, aratangira yibwira tubaha ikaze kuri Rise from Kiziba. Murakoze cyane. Aratangira yibwira gukurikirana imiyobo wacu yitwa. Nitwa Bisorenge Manyarbert, ndi umuyobozi nshingabikorwa wa Congolese Tutsi Survival Voice CTSV, ushinzwe kuvuga cyangwa guharanira ijwi ry'abatutsi bagenda bapfa bazira ko baremwe, ariko kanashingwa by'umwihariko igikorwa cyo kwibuka. Turi hano turi ryo kwibuka, tubwibuka ku nshuro ya kangahe? Turi kwibuka ku nshuro ya 22 byakozwe uhereye muri 2004 ubwo habaga ubwicanyi bw'abatutsi b'abakongomani bapfiriye Gatumba. Kugeza uyu munsi rero ni inshuro ya 22 turi kwibuka abatutsi b'abakongomani bishwe bazira ko baremwe. Titre y'uyu munsi iravuga gute? Twibuke, twiyubaka, duharanira ubutabera ndetse no gutaha. Yego, turwanira kwiyubaka ndetse duharanira n'ubutabera bwo gutaha. Turashimira icyama kiri kudushakira amahoro hariya. Ni iki wabwira ku rubyiruko ruhanga mu nkambi ya Kiziba kuri uyu munsi? No gukunda igihugu cyabo, no gukunda igihugu cyabo, ubutabera umuntu nubwe ubuharanira ku giti cye, ubutabera umuntu arabukorera, ubutabera umuntu arabwishakira, ugafashwa n'abandi ariko ari wowe wagize uruhare rwa mbere. Gutaha n'ubundi impunzi itaka ubushake. Rero ibyo byose ni twebwe bigomba guheraho, nibwo twebwe bigomba gutangiriraho, ni twebwe tugomba kubigiramo uruhare. Ni iki wavuga ko ku mahanga areberera ubwicanyi buri kuberamo? Icyo nababwira, ntabwo nababwira kuza kwifatanya natwe bakagira uruhande bagira,
bakavuganira uburenganzira bw'ikiremwamuntu, cyangwa se ikindi cyo nabasaba ni uko badukorera ubuvugizi ahantu hagiye hatandukana, kuko nyine bavuga baharanira uburenganzira bwa muntu, bateye kubikora mu mvugo gusa ahubwo babishyira no mu bikorwa. ni message wagenera abavandimwe bacu bari hariya bari gushakira amahoro? Abafashe lead yo kujya hariya ni ishimwe, twabashimira cyane, n'abandi babyigiraho. Ndagushimira. Urakoze cyane. Yego, nongeye kugira amahirwe yo guhura na mukuru wanjye, namwita mukuru wanjye kuko nakuze mureba. Uratangira twibwira ko n'umuyoboro wacu wa YouTube yitwa Rise from Kiziba. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mico Myiza Baseruka Auguste, mbarizwa mu nkampi ya Mugombwa iherereye mu karere ka Gisagara. Ubundi Karongi mu nkampi ya Kiziba, muri gahunda yo kwibuka abacu biciwe ahantu hatandukanye muri Kongo ndetse na Mudende na Gatumba. Rero nkuko nababwiye amazina yanjye, nkaba ari ngewe uhagarariye igikorwa cyo kwibuka mu nkampi z'abanyekongo ziri mu Rwanda. Murakoze. Turi kwibuka ku nshuro ya kangahe? Turi kwibuka ku nshuro ya 22. Yego, n'ubwicanyi bwakorewe abatutsi hirya no hino ari muri Sud Kivu, muri Nord Kivu. Nkawe ushinzwe kwibuka, niki ubwira imiryango yo mu mahanga irebera ubwicanyi bera muri Kongo? Ni ukuvuga ngo muri aya masaha nababwira ko twebwe tukiriho, turi ijwi ry'abacu bagiye, dusaba kugira ngo amahanga abifite mu nshingano nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bikomakomeye ku isi, yuko nyabuna kiriya gikorwa gikorerwa abatutsi b'abanyekongo kugeza ubu ngubu twicwa, ko twasaba kugira ngo baduhagurukire, batuburize gisegeti, ko natwe turi abantu kandi ko turi abanyekongo, ko twakenera amahoro kandi natwe tugatura igihugu cyacu nkuko n'abandi batura ibihugu byabo. Byumva gute mu gihe Perezida wa Repubulika ya Kongo avuga ko tutari abakongomani? Wowe ubibona gute? Nawe ubwe ntago nakwitwa ko navuga ko ari umukongomani, kuko nawe aje kuyobora, kuko nawe yahoze mu buhunzi. Yakagombye kutwumva rero, ibyo yikora ni bya politike, ariko turi abanyekongo kumurusha, kuko twe twarahavukiye, ibibazo byose twahuye nabyo twari ku butaka bwa Kongo, ariko aje kuyobora atarigeze aharererwa. Nikiye uri mukuru muri Kongo ushobora kugerayo cyangwa se ushobora kubona hanze, niki wakumbuza umwana wa hano wavukiye mu buhunzi, niki wamubwira ku gihugu cya Kongo? Urakoze cyane. Mu myaka 10 nahunze mfite, ndibuka ko iwacu muri Kongo kunywa amazi, ntekereza ko umuntu yanywaga ayakeneye, kubera ko twemera abatampera cyangwa se abo bita abagorozi, ariko byanze bikunze iwacu ni igihugu gitemba amata n'ubuki. Rero iwacu kunywa amata nicyo cyari icy'agaciro, nubwo ubu buzima bw'iki gihe butugoye bwo mu mpunzi. Urumva umwana wavukiye hano mu nkampi ya Kiziba afite imyaka 30, ndetse hari n'abari kuyirenza. Rero iwacu ni heza, hari ibyo kurya, hari icyo kunywa, twarezwe n'amata. Titre y'uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko iravuga gute? Twibuke duharanira ubutabera no gutaha. Tubye ko ku rwego rw'igihugu byabera ngaho kwibuka. Yego. No muzi ni nkampi bari kwibuka? Yego. Yaba inkampi ya Mahama bari kwibuka, yaba inkampi ya Kigeme bari kwibuka, inkampi ya Nyabiheke bari kwibuka, inkampi y'agateganyo ya Nkamira bari kwibuka, ndetse n'inkampi ya Mugombwa bari kwibuka. Niye message cyangwa se niwe butumwa wagendera urubyiruko kuri no munsi turi kwibuka abacu bazize uko bavutse? Rubyiruko barumuna banje, ndetse n'abandengejeho imyaka, ikintu nababwira ni ukumenya yuko mu buhunzi atariho iwacu.
mu buhunzi ntabwo ari iwacu ni muri Kongo. Duharanire nk'uko teme ibitubwira, twibuke duharanira ubutabera no gutaha. Barumuna banjye harimo benshi basoje amashuri, bazi ururimi rutandukanye n'ikinyarwanda. Icyo tubasaba ni ukudukorera ubuvugizi, nibo mbaraga zacu, kuko abasaza, urumva umusaza w'ubu ngubu ntago agisobanukiwe n'ejo hazaza, nta cyizere akifitiye. Umuntu waje afite imyaka 30 ava ku butaka bwa Kongo ubagejeje imyaka 60, nta gutekereza yuko azongera kugirirwa amahirwe yo kugera muri Kongo. Ariko umwana wahavukiye akicarana na sekuru, azi amateka akomeye, azi noneho n'igihugu cye n'akamaro kacyo. Rero twasaba barumuna bacu kugira ngo dukore ubuvugizi, twese dushire hamwe, noneho dutegure kuzajya iwacu. Icyo niki wasaba urubyiruko? Benshi bagiye mu gihugu cya gatatu, bagira amahirwe kuba, ntabwo nayita amahirwe kubwo bagiye mu bundi buhungiro, bakoresha imbuga nkoranyambaga. Wabasaba iki kugira ngo bagire icyo bakora, babereka amahanga ko turimo turarengana? Murakoze cyane. Abavandimwe bacu bagize amahirwe yo kuba bari mu gihugu cya gatatu cy'ubuhunzi, ariko bakaba bafite ubushobozi bwo kuba bakora itangazamakuru n'ibindi bitandukanye, bakaba babara abanyamakuru, baba bafite n'izindi nshingano. Icyo tubasaba ni ugukomeza kudukorera ubuvugizi, amahanga akabimenya ko tudakeneye kuba muri ubu buzima bw'ubuhunzi, ko dukeneye gutaha iwacu. Murakoze. Twibuke twiyubaka duharanira ubutabera no gutaha. Murakoze. Yego, nongeye kuba naganira n'urubyiruko, ndetse n'umwana yakuriye hano, yavukiye hano. Of course naje ndi mutoya, ariko ni muri umuna wanjye. Uratangira wibwira abantu bakurikirana Rise from Kiziba? Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Mugisha Daniel, nuye hano mu Kiziba, niho navukiye. Yiga hanga muri Kepler n'ubundi hano Kepler College mu Kiziba, n'ubundi ni naho mba mu buzima bwa buri munsi n'ubundi bisanzwe. Ukuriye mu nkampi, uravukiye, ni gute wa sharing ubuzima nk'umwana wavukiye muri Amerika ariko ufite ababyeyi bakoma? Ni we buzima mu sharing bwa hano? Ikintu ubuzima na mu sharing bwa hangaha, ikintu cya mbere nizera cyo kuba hano mu nkambi, kuvukira mu nkambi no kuba wavukira ngo muri Amerika n'ahandi, igihe cyose uri umukongomani, nta mpinduka ibirimo, n'ubundi ubuvukiye kure y'iwanyu. Ikintu namusharinga nk'ubuzima bwo mu nkambi, ikintu cyo tuzi cyo nuko ubuzima bwo mu nkambi bwose bari bubi, ntago ari ubuzima bwiza. Kuba hano utari iwanyu, nta bwene gihugu hafitiye, nta kazi wahakorera ushaka, utenda kugira inkungu utera igihugu rusange, hari akazi ugomba kujya gukora bakagusubizayo, hari amahirwe ugomba kugira mu maburse n'abanyeshuri bikanga. Rero ni ibintu biba bikomeye kuba gukurira mu nkambi witwa impunzi, kuko yaba mu bintu by'amashuri, yaba mu buzima, byose biba affected, byose bigirwaho ingaruka. Unit Family ni umuryango w'urubyiruko watangiriye mu bigo by'amashuri Rubavu muri Gisenyi. Utangijwe n'abantu batatu muri 2018. Barawutangiza ugamije kugira ngo wegeranye abana b'impunzi z'abanyekongo bahurira mu bigo by'amashuri, bibarinde kujya zajya bihisha, kwitabo batari bo, bya bindi byatumaga abana benshi bava mu ishuri nyuma yo kubona ko hari abantu benshi bimaze kuvana amashuri, abandi bigatuma batiga neza kubera ko batinya icyo bari cyo. Umuryango uza kugira ubegeranye, babashe kuba proud y'icyo bari cyo, kugira ngo icyabazanye ku mashuri kiye gikorwa kigerweho. Rero nyuma y'igihe kirekire bimaze gukorwa neza, bijya mu bigo bigeze muri Rubavu, mu bigo bigeze mu 10 za Rwankeri, ibigo byinshi bitandukanye mu Rwanda. Umaze kuwaguka baravuga ati ubundi umuryango wagarukira mu kigo cyangwa uze no mu nkambi hagati ugire impact ku bantu. Kuva turi urubyiruko tuba twaragiye dutozanya, tuganira, tuba tuzi ibintu byinshi by'ubuzima birenze wenda by'umwana wakurira no mu nkambi utaragize ajya muri interna n'iki. Tuvuga ati nta kuntu twaza tukasangiza n'abana bagenzi bacu, bashiki bacu, n'abasaza bacu, nabo bakaba twabigisha kuri ibyo twize bidufasha. Kuko umuryango wari uharanira kurinda ikinyabupfura cy'umwana mu bigo, kubarinda gufata ibiyobyabwenge, discipline, amasomo kwa kwiga cyane, bakagira performance iri hejuru. Rero turavuga se nta kuntu no byaza bikarenga ku rwego rwo mu bigo, bikagira impact ku bana bari mu nkambi hano. Nibwo umuryango waje mu nkambi zose urimo, na hano mu Kiziba n'ubundi nk'uko hari wabonye turi gukora hano mu kwibuka. Gusa ni gutyo umuryango waje, nayo mpamvu uri mu Kiziba kano kanya. Kwibuka ku nshuro ya 22. Yego. Naye makuru ufite ku gihugu cyawe? Amakuru ya mbere dufite
ni uko mu gihugu hakirimo intambara, harimo intambara nubwo hari abadufasha ariko intambara ntabwo irarangira, iyo violence iracyariyo, abantu baracyari gutotezwa. Mbese muri make twavuga ko ntago leta zunze ubumwe nako ibihugu byunze ubumwe byose, imiryango yunze ubumwe yose nta kintu ikora, kuko niba ariyo irengera abantu ngo izana ngo uburenganzira burengera ikiremwa muntu, nta kintu birebaho abantu kuko barakicwa imyaka irenze 70 ingahe, imyaka imaze kuba myinshi. Rero ikintu navuga muri Kongo ni uko hakiri situation itari nziza, abantu hari abantu bari kurwana abagenzi bacu nkuko babishoboye, gusa ntago biratungana neza. Niyo makuru nakubwira wenda mfite ku gihugu cyacu. Hanyuma ni ihe message cyangwa se uri gutoya ko ijuru rya ntago ari bitoya bya yego, iki wavuga kuri bino bihugu bireberera ubwicanyi bibera muri Kongo? Ikintu navuga, niba hariho ibihugu bireberera uburenganzira bwa muntu, ntago bikwiriye kuryama, kubera ko kuryama kwabo no gukomeza kw'intambara, gukomeza gusobanura byinshi, gukomeza kugaragaza yuko bashobora kuba bafata abakongomani bavuga ikinyarwanda atari abantu. Ikintu nababwira ni uguhaguruka, niba barengera ikiremwa muntu natwe baturengere, ako niba bataturengera bigaragara ko ayo mategeko adahari, n'izo mbaraga bavuga ngo bashira mu kurengera ikiremwa muntu ntabwo tuzibona twebwe. Nicyo nikiro twebwe nk'umuryango. Ikintu cya mbere ibintu bitangirira hano turi kugira ngo twese twegerane, tuzanye ikinyabupfura, tuganirize ku mateka y'iwacu, mbese tubane hafi, tugire nkuko nabikubwiye ni impact kuri community muri rusange. Niba hari abantu bakwitwara nabi bameze gutya, twese tugireho impact, tugire ikintu duhindura kuri rugenzi rwacu. None ikindi ni kwiga amateka ya Kongo, tugakomeza tukabakangurira gukunda igihugu cyacu kubera ko tukiri mu buhunzi, kandi umuntu uri w'abandi nubwo ariho twavukiye twakurira, ako ntago ari iwacu. Igihe kizagera n'ubundi tubimenye, duhure n'ibibazo birenze n'ibyo duhura nabyo kano kanya, kuko ntago turi iwacu. Hari imbaraga nyinshi urubyiruko rwakagiriye umumaro ku gihugu, ariko kano kanya ntago rwabikora ko ruri mu buhunzi. Yego, nibyo uvuze ko ikintu cya discipline cy'umukunda kwitaho muri Unity Family, ubibona gute kubona umwana wa hano yishura mu biyobyabwenge? Icyo kintu wenda kuri kire gihe tugezemo nibyo bintu turi kugenda dukoraho cyane, ko bikomeza kugaragara ko urubyiruko nyamwinshi rwamaze kuganzwa n'ibiyobyabwenge. Rero ikintu kano kanya twe dushaka gukora nk'umuryango ni ugushiramo imbaraga, tukegereza urubyiruko rwinshi ruzadufasha gukangurira n'abandi, none tukagira natwe ko community ikora ibyayo, abari guca utubare, abari guhagararira iki, natwe dukore uruhare rwacu kuganira n'urubyiruko, uko twumva ibintu, nkuko natwe twize ibintu tukagira umuco, twavuga ngo turabiretse twebwe turabyirinze, nabo bamenye ibyo twamenye, tubasharinge ku bumenyi dufite, nabo bino bigire impact iri hejuru, atari kuri twebwe gusa nk'abanyamuryango ba Unity bari mu muryango aka kanya, ahubwo ku mpunzi zose, urubyiruko rwose rwo mu nkambi no mu nkambi zose zitandukanye ziri mu Rwanda n'ahandi. Message wenda natanga muri rusange ni uko urubyiruko rwose rusanga ahantu ruri rw'abakongomani, ikintu abasaba ni ukugira ngo twese dushire hamwe, kubera ko intambara yacu mbere na mbere ni yacu, nitwe dukwiriye mbere na mbere kwirwanira, nitwe dukwiriye gushira hamwe. Rero tugire ikintu cya mbere nabasaba ni tugire ubwenge, twirinde ibiyobyabwenge. Icyo ni cya mbere, tugire ubwenge, twige cyane, niba bari kwiga, niba bafite imbaraga zo gukora igihugu bagikorere kano kanya, ko ari bwo igihugu gikeneye imbaraga zacu zikenewe kano kanya nk'urubyiruko rwa Kongo. Ntitukazategereze ko ari umuntu wo hanze cyangwa hanze uzaza kudufasha, ahubwo twebwe tumenye ko uruhare ari urwacu kuzagira aho tuyivana aho tuzagera. Icyo message nabahereza. Murakoze cyane. Yego, ngiriwe umugisha, ndabyita umugisha kuba naganira n'umwe muyobozi, ndetse akaba ari umwe utegura ibikorwa nk'ibi ngibi byo kwibuka. Tubaha ikaze muyobozi. Murakoze cyane, natwe twishimiye kuganira nawe. Utangira wibwira abantu bakurikirana Rise from Kiziba. Njyewe nitwa Twizere Mbera, haba iki gikorwa nshinzwe mobilisation mu rwego rw'inkambi. Turi kwibuka ku nshuro ya 22, ni iki watubwira cyangwa se ku buhamya butoya tubwira ku bwicanyi bubera mu gihugu cyacu? Murakoze cyane, ndabaganiriza mbaho ubuhamya bukeya. Suko ubwicanyi buri gukorwa ubu ngubu ariho batangiye, ahubwo bamaze igihe ubwicanyi bwarateguwe, ariko bwahawe umurindi kuva 94 kugeza 96. Tugiye gushira, Imana iraturokora, turahunga tuza mu Rwanda. Nibyo byaje gute, byatewe n'iki? Ni ukuvuga ngo ababicanyi bakimara gukora jenoside mu Rwanda bahungiye muri Kongo,
bageze muri Kongo bahungana intwaro zabo basa naho bagifite leta bakorana na leta yari ihari ya Mobutu. Bahageze rero basanga abo bita abahutu bene wabo barafatanya kugira ngo baduhige, ntibabishyize mu bikorwa rero baraduhiga. Noneho bigisha insoresore z'abahutu abo bita bakombata, babigisha imbunda, bafatanya nabo bagira umutwe umwe witwa kombata, ubundi baratangira bashyira mu bikorwa muri gahunda yo kutwica. Byabaye ugeranyije kugira ngo umwana uri hirya no hino kugira ngo byabaye ufite nk'imyaka ingahe? Njyewe bitangira kuba nari mfite imyaka 14, bigeze 9/6 duhunga nari mfite imyaka 17. Byose byagiye biba mu maso yawe? Byose byagiye. Ni bande babasha kuba baratakarije ubuzima muri icyo gihe waba wibuka? Byabaye ndi mukuru, abagiye bapfa ndabazi cyane, harimo nka Mukoto, Monasteri, abo bose abo bamwe ndabazi, abo nibuka nka Kanze Guhera, Yotamu mwene Ngamije Elifasi, witwa Seduhembe. Aba bo babiciye za Mpati, babatemaguye babashyira ku makoma barababaga, bumve ko inyama y'umututsi iryoha, barabarya. Ntabwo bagarukije aho, abantu bamaze guhunga ari benshi, bamaze guhura ku Monasteri ku bapadiri, niho bishe mu buryo burambuye, bica uwitwa Kamarade yari afite umugeni, ubu baramwica, bita Sekanono, bica Nyirakagori apfana n'abana be 4, bica Batunge, bica Fite, bica Bigira Abagabo, bica Tereza, bica Nyirankumi, bica Sebasaza, bica Matiyasi n'abana be 3, bica Ikizanye. Iyo ni imiryango mbashiye gushyira mu mpine muri make, ariko bahiciye abarenga 300 barenga. Ni benshi cyane. Umuyobozi watubwira ku bantu kuri no bihugu bireberera ubwicanyi bera muri Kongo, nka message wabagenera? Njyewe message nabagenera nuko bakagombye kutarebera, kuko bashinzwe ikiremwa muntu, kandi ikiremwa muntu nacyo kikaba kiri mu biganza byabo. Barishwe ku Monasteri, barishwe za Musi, barishwe. Ntabwo ari aho bagarukiye gusa, bose bageze. Ntabwo ari aho bagarukiye gusa, ahubwo bimukiye mu kindi gice cya Masisi, Ngungu ndetse na Gatoyi no mu bindi bice. Dusanga uwitwa Andre Munyampuhwe afite abana hano, basigaye ari imfubyi, bari hano mu nkambi ya Kiziba. Murabazi uwitwa Bitwaye iki, muramuzi? Arahari. Hari uwitwa Munyaruguru nawe yarishwe, hari uwitwa Shirubwiko yarishwe, hari Kayitaba nawe yarishwe, hari uwitwa Munyantorege. Uyu Munyantorege rero ni se witwa uwo bita Diodone. Uyu mugabo yapfanye n'abagore 2, abagore 2 nawe arapfa, n'abana bagira ku 10. Birababaje natwe twavuye muri Kongo, turi abana bato, turi mu mugongo, kuba twarahunze tukaza kuri kano gasi. Nkunda kwita kwa gasi kuko turishanga. Ni iki message wagenda abana, cyangwa se n'iki wakumbuza abana mu nkambi ya Kiziba ku gihugu cyabo? Njyewe ntabwo uretse no kubakumbuza gusa, ahubwo twese dukwiriye guhagarara n'abana bari hirya no hino ku isi, tugahaguruka tugaharanira uburenganzira bwacu, kuko amahanga ararebera. Nk'ejo bundi Masisi barabishe, barabatwikira aho bita Ikirorerwa ku Nturo, aho bita kwa Munyaruguru barabatwikira, abandi barapfa. Hari n'umwana w'umusore mwene data wasize ubuzima. Ntabwo bagarukiye aho, bimukira muri Sud Kivu bajya Murenge, barica, ubundi baratwika, bashaka kudukuraho. Bitarwaniye uburenganzira bwawe rero ntawe kurwanira.
niyo mpamvu dukwiriye gufatanya twese, abana bato, abakuze, abasore, tukaburana uburenganzira bwacu, tugahaguruka tukaburwanirira, kuko n'iki gihugu turimo barahagurutse barakirwanirira, tubona aho duhungira. Na n'isaha yo barangara abacengezi bari binjiranye kino gihugu, ariko birangira abacengezi basubiyeyo. Basubiye muri Kongo rero nitwe bogeyeho uburimiro. Niyo mpamvu dukwiriye guhaguruka twese tukabarwanya, tugatura mu gihugu cyacu cya Kongo, ku myaka 30 ari myinshi mu buhunzi. Umuyobozi, ijwi ryacu rishoboka ko ryagira kure, ni iki ubona leta mbi nakwita mbi ya Repubulika ya Kongo ivuga ko itatwemera? Leta ya Kongo ntabwo itwemera ntabwo ibitwica. Itwemera ntabwo ibitwica, itwicira abana, ikatwicira ababyeyi, abandi bakabotsa. Kandi impamvu kutatwemera n'ibiganiro bya Doha barabyirengagije, kandi aribyo byari bigamije kuzana amahoro kugira ngo dutahe turi mu mahoro. Ibyo rero barabyirengagije, ahubwo bashyiramo imbaraga nyinshi bakoresheje intwaro zikomeye, drone n'indege zindi zikomeye n'izindi mbunda zigezweho ku isi kugira ngo barebe ko batwikiza. Ntabwo rero leta ya Kongo idukeneye n'ubutegetsi bwayo. Niki dusoza, niki wabwira ku rubyiruko? Icyo nabwira urubyiruko, dukwiriye kuva mu gusinzira basinziriye, ahubwo bakwiriye guhaguruka bagatega amatwi ababyeyi babo, bakabigisha amateka, tukabakundisha igihugu cyacu, tukababwira amateka twanyuzemo kugira ngo tubashe kuzatura igihugu cyacu. Ndagushimiye. Murakoze cyane namwe.